ese niki cyinshi nyuma yo kuba Amerika ishaka kugabanya ingabo zose cyangwa se ingabo zayo zabaga muri Europe? Ese nuko abanyaburayi banze kwifasha mu ntambara ya Iran, cyangwa se ni financial minister, cyangwa se irabona nta nyungu ikibona ikiri kubona mu kohereza ingabo muri Europe? Nk'uko twabivuze, uko iyi ntambara ya Iran ishobora kuzasiga abanyamerika babaye weak, kubera ko ni intambara nibatabasha kuyitsinda ngo bagomye gukora influence cyangwa se bagomye gukontorora area Middle East, bivuze ko ubukungu bwabo buzahita butangira kumanuka. Trump yatangaje ko azagabanya ingabo zabaga mu Budage kugeza ku 5,000. Noneho chancellor w'Ubudage yavuze ko ibi ngibi byari byiteguwe, bari babyiteze, mbese no kuvuga ngo bari barabyeexpectize, bari barabyiteguye ko zino ngabo zizageraho zikava. Reka turebe noneho ngo abandi bantu cyangwa se abantu ni iki bagiye bavuga muri comment, bareba bavuga nyine kuri rigabanywa ry'ingabo ziba z'abanyamerika zabaga cyangwa se ziba mu Budage. Uyu ngo yavuze ngo maybe Donald Trump reducing USA troops in Europe by 8 to 10% to recover his lost money. Political attempting to turn that cost management fair around through creatively blaming Europe for today's Iran status. No kuvuga ngo bashobora kuba bashaka kuzigabanya kubera ko urabona ko abanyaburayi banze gufasha Trump cyangwa se Amerika muri Iran. No kuvuga ngo muri ya ntambara ya Iran abanyaburayi byagaragaye ko nyine banze kwintervena ngo bajye gufasha Amerika, aho Amerika byayibabaje cyane ndetse bishobora kuzatuma ishobora no kuba izava muri NATO kubera kino kintu. Noneho bakavuga ati, undi aravuga ati Germany cyangwa se Ubudage must now assume a greater responsibility for its own security and work together with its allies on the continent. Meanwhile, NATO is seeking clarification from Washington regarding the reason behind the decision to withdraw troops. Ukuvuga ngo Abadage bagomba kumva ko bagomba gutangira gufata inshingano zabo mu kurinda umutekano wabo ndetse no gukorera hamwe n'ibindi bihugu bihuriye ku mugabane umwe ari wo w'Iburayi. Noneho uyu ngo aravuga ati forget expanding NATO, difficult to sustain it as the new world is receding towards order based on existing UN. Noneho undi aravuga spend more time without conflict, enjoy life with deepest sense. What if every country has potential weapon? Byagenda gute buri gihugu cyose kiramutse gifite nyine intwaro za ngombwa cyangwa se tuvugena nk'izi ntwaro bavuga za kirimbuzi, buri gihugu gifite intwaro za kirimbuzi byagenda gute? Noneho uyu ngo witwa Capital Mind, the US want out of NATO because they must say that Turkey is next. How can they attack a country they have a contractual obligation to protect? Ahanga baravuga ngo maybe bashaka kugira ngo bazavane ingabo zabo muri NATO cyangwa se bazave muri NATO kugira ngo ko Trump yavuze ko Turkey ariyo iri target cyangwa se ariyo izakurikiraho nyuma ya Iran. Ese ni gute urumva Amerika yabasha gutera Turkey gute kandi bafitanye contract cyangwa se amasezerano avuga ko bazabarinda? Ngo hano bavuga ngo every leader in NATO knows that Trump will abandon them if Russia attacks. Uyu ngo avuga ati buri muyobozi wese wo muri NATO
arabizi neza ko umunsi abarusiya bagize gutya bakataka cyangwa se bagatera igihugu cyo muri NATO, Trump azahita abivamo. Noneho ngo akavuga ngo niba NATO iri gusaba ubusobanuro umunyamuryango mu buryo bwo gukura troops cyangwa se gukura ingabo zayo, gutwara ingabo zayo, is it even unified alliance anymore? Ese biracyari alliance, baracyari muri kumwe, baracyari muri alliance imwe? Amerika iracyari umunyamuryango wa NATO mu by'ukuri? Noneho akavuga ngo withdraw of US troops from Europe and abolish NATO. Noneho uyu nguyu aravuga ibintu bidasobanutse neza. Make sure that they take their nuclear missile with them in the withdraw or down. Bango uyu nguyu aravuga ngo bazabishobora ko batwaye basigaranye cyangwa se bajyanye neza n'ibisasu byabo bya kirimbuzi. Bango acts like children get treated like babies. Trump administration has yet to give damning about the American people, just lining the rich billionaire pocket. No, Cedric, Europe can forget that Trump is on their side. He might as well be a Russian agent, even the whole Iran spectacle with its pushing up oil price benefits Russia. This guy, uyu muntu no kuvuga ngo urumva Cedric yavuze ikintu ubona wa mugani Trump nagushaka kumenya ngo kubera iki akora bino bintu. Urumva ahangaha iyo kwanaliza neza usanga abarusiya babenefitinga muri iyi ntambara ya Iran, kubera ko urumva uburusiya ubu ngubu nibwo bushaka kuba bufite wenda gas cyangwa se n'ibikomoka kuri peteroli bijya kuba bihendutse par rapport bituruka muri Middle East, bitewe nuko iriya Strait of Hormuz itwara cyangwa se streaminga 20% cyangwa se 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi. Kuba ifunze kandi Amerika kandi Russia yari imeze nk'iri mu Rwanda itabasha kugurisha neza ibikomoka kuri peteroli na za gaze yisanzuye, uyu munsi ndatekereza ko nk'ibihugu by'Iburayi cyane cyane ariho bihanze amaso. Wa mugari kwera ikintu atakwibaza ko Trump afite alliance iri behind cyangwa se itagaragara na Russia kugira ngo byibura barebe ko babasha kuzahura ubukungu bw'abarusiya bwari bwarashegeshwe n'intambara ya Ukraine. Okay, intambara ya Ukraine sibwo yashegeshe ubukungu bw'abarusiya, ahubwo ibihano abanyamerika bafatiye abarusiya nicyo kintu cyonyine ushobora kuvuga ko cyashegeshe uburusiya. Ariko uyu munsi ushobora gusanga aribwo buri kwibere muri ubu bukungu cyangwa mu bintu bya ekonomi. Nubwo akavuga ati let him pull them, all his so unreliable anyway, NATO will be better off. The US has seen what happens when they go it alone. 1 billion a day happens. Let taxpayer decide. Bangora bati yibura mureke abakureyo kubera ko n'ubundi NATO usanga nta kintu na kimwe yafashaga abanyamerika cyane. Tekereza biliyoni y'amadolari ishobora kugenda buri munsi. Reka abantu bashobora basora batanga ayo mafaranga aribo badeciding. Bavuze ibintu byinshi. The United States is like a wife whom you have final decided divorce her, but she wants you beg her to stay. Niyo baravuga ati uyu munsi abanyamerika bameze nk'umugore wamaze igihe umugabo amaze kudecidinga akavuga ngo ndashaka gutandukana nawe, ariko umugore agakora nyine ibintu kuyanga kwereka ikintu cyose kwa ngo like mu buryo buri psychologique akwambite, noneho wowe uzigaruke uze kumusaba imbabazi. Hari ibintu byinshi banditseho ariko
dushobora kureba twibaza ese ni iki nyine gishobora gutuma abanyamerika babasha kugira gute babasha bavuga ngo bagiye gufata ingabo zabo. Tuzi ko ubundi abasirikare b'Amerika abenshi ntabwo baba muri Amerika, baba hanze y'Amerika kugira ngo barengere inyungu za Amerika. Uretse naza gukora analyse zo kubereka ubundi ubukungu bwa Amerika, urebe amafaranga Europe ifite muri Amerika, Abashinwa amafaranga afite muri Amerika, Middle East amafaranga ifite muri Amerika, Abashinwa, Abayapani. Noneho uraza gusanga hari wenda nk'abantu baba bibaza ngo ni gute abantu bavuga ngo Amerika ifite amadeni gukanda icyo gihugu gikiza cya mbere ku isi. Urumva nk'umuntu wowe nk'umuntu usanzwe udafite amakuru menshi, we ntabwo ashobora kubyumvisha, ariko ndashaka kuza gukora video byibura mbidetailinga nifashishije na whiteboard kugira ngo ngende sobanura akantu kandi ku buryo buri muntu wese abasha gusobanukirwa cyangwa se kumenya impamvu ni Amerika ishobora kuba ifite amadeni menshi n'amadeni menshi ari, ndetse ayo madeni aramutse avuye no muri Amerika uko byagenda. Ndetse turanareba ngo ese Amerika yishyura inyungu zingana iki buri mwaka zishingiye kuri ya madeni. Noneho ubutaha tuzarebe na future cyangwa se ahazaza h'isi mu gihe inyungu zishyura amadeni zimaze kuba nyinshi, kandi noneho amadeni atishyurwa bizagenda gute. Caca, hasta la vista. Noneho jya muri comment